Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere no bwumvikana kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe, ahubwo tuyigireho kubaka ejo hatubeza. Nongeye kubaha ikaze kandi nanabasuhuza mwe mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbageza iki kiganiro, nitwa Nicole Giraneza. Abahanga mu by'imibanire bemeza ko nta rugo rwubakwa nk'urundi ndetse nta n'urutagira ibibazo, ahubwo bagashimangira ko uburyo bwo kubikemura ari ryo hurizo riba ritegereje benshi, kuko mu miryango itandukanye usanga aba bana hari amakosa bashobora gufata nk'ayoroheje bakanatekereza ko ntacyo atwaye, ariko ugasanga ingaruka zayo ziremereye cyane. Wowe uduteze amatwi wakwibaza utese uyu munsi tugiye kuganira kuki? Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, uyu munsi tugiye kuganira ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu. Wowe uduteze amatwi uze kudusangiza igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo. Ntukure urushinge rwa radiyo yawe ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Buri muntu wese akenera inshuti nziza mu buzima. By'umwihariko abahungu n'abakobwa iyo bakura bakenera inshuti mu buzima bwabo. Gusa umuntu wese burya ntaba inshuti nziza, kandi ntibyoroshye mu buzima bwa buri munsi kumenya niba burya inshuti ufite ari nziza cyangwa atari nziza. Ubushuti si ikintu cyiza ngo gihite kirangira, ariko ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ni kimwe mu bintu bitavugwaho kimwe na benshi, dore ko usanga hari bamwe bavuga ko hariho hava ingeso mbi zirimo no gutuma abashakanye bacana inyuma. Muri iki kiganiro rero twifuje kumenya icyo abaturage batandukanye bavuga kuri iyi ngingo. Mugenzi wacu Rugamba Jonathan yaganiriye namwe mu batuye mu karere ka Nyarugenge, maze abenshi bavuga ko ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu nta kibazo byagakwiye guteza mu gihe ubwo bushuti butagamije gukurura ingeso mbi. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Ubushuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu akenshi nyine ubusanga uko mwari mukibanya kiri ingaragu bisa nk'ibigabanutse, kuko urumva we abateye indi ntambwe agiye mu kindi cyiciro. Ariko ntibivuze ko mudashobora kugirana ubushuti. Ni ukuvuga ngo ntekereza ko byagira ingaruka mu gihe wowe ubwawe washatse hari limite utiha nk'umuntu washatse, kuko uburyo umuntu yashatse hari ibintu bimwe na bimwe ageraho akaba yagabanya kugira ngo nyine yubake umubano we neza n'uwo bashakanye. Kuvuga ngo umukobwa twari inshuti agakora ubukwe, umva biragoye kuba nanone bwabo ubushuti bwanjye nawe bukomezanya, kereka ubushuti bwakomezaho nuko twaba twarigeze kumenyana gusa tukabana mu buzima busanzwe, nyine wenda mubaza uko urugo ruba rwifashe, nanjye wenda ngira ngo ampe ibitekerezo by'uko yasanze urugo ruba rumeze kugira ngo nanjye bizamfashe. Cyo ntekereza ku bushuti bw'abantu bashakanye n'abakiri ingaragu nta kintu gihambaye. Nibwo kuba ushatse ukaba ufite inshuti n'undi z'abasore, nta kuntu mwarekera kuba inshuti ngo no kubera yuko washatse, ariko biterwa n'ukuntu ubundi ubushuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi. Nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi muhoramo
cyangwa iki ntaho ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye. Nk'umuntu mukuru urumva aramutse asanze hari ikibazo kirimo yabireka, ariko rwose njye mbabona nta kibazo kibirimo rwose. Nk'umuntu aba akeneye inshuti arega mu byiciro byose. Mu ijambo rimwe nyine ibiganiro biragabanuka, nyine haba hagomba kuba limite kugira ngo wirinde ibintu bimwe na bimwe. Hari abakobwa babiri sava ariko yaje umukobwa n'umuhungu, ubushuti bukomeza kubaho ariko ukagera bugarukira, bushaka kuvamo ikindi kintu kitari cyiza. Biterwa n'ubushuti bufitanye n'umuntu, ariko ndaguha urugero nk'abashuti muba mwarateretanye, umuntu mwarahuye bitewe no guteretana muhurira mu buzima bwa gisore, kwishimisha mu bundi buryo, byanze bikunze iyo ushatse bisaba ko ugira ubundi buryo uba controla, ukabirinda cyangwa se ukagabanya ubwo bushuti kuko bishobora kugusenyera. Ukamenya ngo runaka duhujwe n'iki ngiki, byanze bikunze ni ntuma ki expose imbere y'umugore wanjye byadutandukanye cyangwa se yansenyera, cyangwa bikaba byatuma nca inyuma utwashakanye. Ariko iyo umuntu ari inshuti yawe, iyo ushatse ntawe bivuze ko inshuti zihindura. Ni ibintu bisanzwe nyine bisanzwe bibaho, ariko usibye ko abantu nyine babifata ukundi kuntu, ariko njye ntekereza ko ari ibintu bisanzwe. Icyo mbitekerezaho, umuntu washatse n'utarashaka twegera ku bashatse, kuko ntabwo tuzi uko twebwe twabigiyoboramo. Barakoze aba bamaze kudusangiza ibitekerezo byabo. Inshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mwiyumve ko kuri bamwe ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu bwose atari ubushuti buganisha mu ngeso mbi. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho uyu munsi. Christelle, umwanya ni uwawe. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none iri kugaruka ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu. Aha turi kwibaza icyo mutekereza kuri ubu bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu. Ibi bitekerezo turi kubyakira binyuze kuri nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0787581411. Reka duhere ku butumwa bwa Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu ntabwo bwakwizerwa niba nta kindi cyaba kibwihishe inyuma. Ati ubwo bushuti bwakwitonderwa mu rwego rwo kwirinda amakimbirane. Ntaho mvukiye Augustin uherereye Nyacyonga, ati ubushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu burashoboka mu gihe binyuze mu mucyo. Ati amakimbirane abaho mu gihe umwe mu bashakanye agize iyo nshuti akayihisha mugenzi we. Ati burya biba byiza iyo inshuti ibaye y'umuryango. Naho uzambaza Imana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge, ati iyo ngingo ni nziza cyane. Naho dusaba Imana Marie Devote uherereye mu karere ka Kicukiro, ati ubushuti ni ngombwa hagati y'abashakanye n'ingaragu. Ati kuko bagomba gusabana nk'ababana mu buzima bwa buri munsi. Gusa ubwo bushuti bugomba kugira aho bugarukira. Dukomeza Gasasira Theogene uri Kanombe, ati nta kibazo cy'ubushuti ahubwo byaterwa n'intego y'ubwo bushuti. Chantal Mushimiyimana uherereye mu karere ka Nyamagabe, ati ubushuti ni bwiza atariko nk'ingaragu waba inshuti n'umuryango wose. Ati cyane cyane ugasabana n'uwo muhuje igitsina mu buryo bwo kwirinda ubushurashuzi. Naho Nyandwi Emmanuel urindera, ati kuba inshuti n'ingaragu nta kibazo kirimo. Ati gusa iyo bakururanye bivamo gucana inyuma. Reka nsoreze ku butumwa bwira Dukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze, aho yagize ati nta kibazo cyo kuba wubatse ukagirana ubushuti n'ingaragu. Abo wasize mu bugaragu ntabwo wabicaho. Ati ahubwo icyakorwa nuko nk'abashakanye bagomba kugenzura neza niba ubwo bushuti ntawe bubangamiye hagati yabo. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ibi nibyo bitekerezo tumaze kwakira kuri iyi ngingo, ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu bidusangize, tuzabiheraho ubutaha. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. Nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Iyo abasore n'inkumi batarashakana, hari imiryango baba bafata nk'icyitegererezo, bakumva ko bakwiriye kuzubaka urugo rumeze nk'urwabo. Ariko rimwe na rimwe bagatungurwa no gusanga abo bifuza kureberaho nabo bafite ya makosa ameze nk'aho ari rusange mu ngo nyinshi. Imwe mu miryango yo mu karere ka Gicumbi ntivuga rumwe ku bushuti bushobora kuvuka hagati y'abashakanye n'ingaragu. Bamwe bagashimangira ko biba intandaro y'amakimbirane kuko rimwe na rimwe ubu bushuti buba buhatse ikibi. Abandi baremeza ko ubushuti bushobora kuba ipfundo ry'imibanire myiza iganisha ku iterambere. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yaganiriye n'imwe mu miryango bamusangiza ubuhamya bwabo mu kiganiro ejo.
kuba abashakanye bagirana ubucuti n'ingaragu ngo birashoboka kandi bikagirira umumaro impande zombi. Aba ni Ntagahinda Modeste n'umugore we Muragijimana Konsore batuye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Barasobanura ko bakunze kugira inshuti z'ingaragu kandi nta kibazo ziteye. Hari inshuti ifite ibyigamije, hari n'inshuti igomba gutanga intekerezo zubaka umuryango. Urugero, hari inshuti igomba kuba ikwihishemo uzi ko ari inshuti, ariko yenda ikaba igamije kuba hari ibyigamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango. Rero mufite ubuhe bwoko bw'izo nshuti ebyiri? Nta nshuti dufite iteza ikibazo mu muryango, ni yubaka umuryango, ni umujyanama, ni uwo watuma agatumika, ni inshuti yakunganira mu buryo wagize ikibazo akaba wamutumana cyangwa se mbese ukabona ntacyo wamwishishaho. Ni umusore n'umukobwa? Ni umusore. Mwese umwana wawe ari gukora ukamubwira ikibazo wagize, yakohereje nk'amafaranga ntiwakemura ikibazo wagize, uvuze ati njyewe mfite ubutaka sinshobora kubuhinga bwose, kuko ati nguhaye amataza 5 y'umurima nguhinde ubuhinge, niba wifitiye ifumbire ugaburira abana bazamuke. Uwo muntu aba afite igitekerezo cyiza. Ubu inshuti dufite z'ingaragu turicara iyo baje kudusura tukajya inama tukababwira yuko ari bo Rwanda rw'ejo, ko bagomba kugira imyitwarire myiza mu bantu babaruta, ababyeyi n'inshuti nkatwe. Ubwo rero iyo wicanye n'inshuti nk'izo ngizo ukababwira ibyo bibazo ukumva barabyumvise, wumva nawe wishimye. Wa musanzu ku muryango w'inshuti ye bafite ibitekerezo bizima, ukabona ari abana bumva nta kibazo nta tiko. Ku rundi ruhande ariko hari ababona ubushuti nk'ubu nk'imvano y'amakimbirane hagati y'abashakanye ndetse ngo bifatwa nk'ubushoreke ku mpande zombi. Uyu ni umuryango wa Bizimana Bernard na Sugira Francine. Kugira inshuti y'ingaragu y'umukobwa ngende umugabo nubatse urugo biteza amakimbirane mu muryango. Ingaruka zigira nuko usanga urugo rurasenyuka, nta ntubukibashiye guhaha, umwana ntabakibashiye kwiga, n'ubuhinzi mu rugo ntabwo bugenda kuko butagitanga n'umuhinzi mu rugo. Urugo rugasenyuka gutyo rero. Bose byateza amakimbirane, ategeza kuba ndi umudamu nzi ko mfite urugo nkajya gushudika n'umusore runaka ko se yase inshuti y'ingaragu yakugira akamaro ni iyi. Uretse ayo makimbirane yo muri gereza n'imirwano ya buri munsi mu ngo zacu, nta ufite urugo rwawe ntacyo yakumarira. Hari ababibona nk'intandaro y'ubushurashuzi bityo bigakurura amakimbirane mu muryango aturuka kuri ubwo bushuti bukorwa hagati y'abashakanye n'ingaragu. Mwumvishe ko n'abashatse nabo bagira inshuti zikiri ingaragu kandi ubushuti bukaba bw'umumaro. Ngendishimwe Honore mu karere ka Gicumbi kubw'ikiganiro Ejo. Arakoze Ishimwe Honore ndetse n'aba yaganiriye nabo badusangije ibitekerezo byabo. Nawe uduteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Arcade Twungubumwe ni umukozi wa Archdiocese ya Kigali ushinzwe ikenurabushyo cyangwa se pastoral, akaba no muri komite y'umuryango. Agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarura urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi. Mu gihe ubonye ibyabangamira urwo rukundo ubishyire ku ruhande. Yongeraho ko izi nshuti zikiri ingaragu bagakwiye kuzibera urugero kugira ngo bazatere ikirenge mu cyawe. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nishimwe Ariette. Nitwa Arcade Twungubumwe, nkora mu biro bya Archdiocese ya Kigali bihuza ibikorwa by'ikenurabushyo, nk'abandi no muri komisiyo y'umuryango muri Archdiocese. Uyu munsi tugiye kuganira ku bushuti hagati y'abashakanye ndetse n'abakiri ingaragu. Uratangira utubwira ese ubundi umuntu washatse yagakwiye kwitwara gute? Iyo ushatse ubuhanye isezerano n'umushyingiranywe. Isezerano ukorera imbere y'ubutegetsi. Ubutegetsi bwite bwa leta, ubutegetsi bw'idini, ukaba utegetswe gukomera kuri iryo sezerano ntuhemuke, ugakurikiza amahame n'amabwiriza agenga iryo sezerano. Isezerano ukora ubusezerano kugirana ubumwe buhamye bushingiye ku rukundo. Ubwo bumwe bukubakira umuryango.
urabubungabunga. Urwo rukundo ruba urukundo rw'abashakanye rugira ibiruranga birutandukanya n'izindi nkundo, rubagarirwa narwo, ruvomererwa, rwuhirwa, rurindwa ibyonnyi. Nuko mwiyemeza no guharanira amajyambere, iterambere ry'urugo rwanyu, iterambere ry'igihugu cyanyu. Izo nshingano rero iyo mwashatse mwigomwa ibindi mukabiharanira. Ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza? Iyo wakunze uzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru. Uwashatse rero ahamagarwa gukunda uwo bashakanye, kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa, rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose, ibyonnyi ukabigendera kure. Kubera ko rero mushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho, ugomba kumurinda izo mpamvu zatuma agukeka, ndetse uzibera urugero, uzereke ko intambwe wateye nabo bazayitera. Ni iyihe nama wagira abashakanye kugira ngo urugo rwabo rukomeze rukomere ndetse banagumane n'inshuti zabo kandi babane neza? Cyagiye murimo kumenyana bivuga umenye n'inshuti zanjye, menye n'inshuti zawe. Inziza ni inshuti nziza, uwawe aba uwanjye n'uwanjye akaba uwawe. Bahita baba inshuti z'umuryango, baba bagutezeho ko bashinga ikirenge mu cyawe, babera urugero rwiza, baza kukugisha inama, urabahanura nabo kandi bakubera amaboko. Arakoze Arcade twunga ubumwe. Mwiyumviye ko agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarura urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi. Mu gihe ubonye byabangamira urwo rukundo ukabishyira ku ruhande. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho dufata akanya twumva indirimbo y'umuhanzi The Ben yise Inshuti Nyanshuti. Turagaruka twumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Mu buzima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane, zimwe zikaza zikagenda, zimwe zingira inama nziza, izindi nazo n'uburyarya, maze nkabura uko mbigenza. Kuva waza mu buzima bwanjye, iyo nakereje ijambo inshuti, numva haza ishusho yawe, simenye ikibitera. Ibihe byose ibyishimo ndetse n'ibibazo, naho inshuti zose zamvaho ntabwo uzigera umvaho. Igihe cyose iyo nikunze uraza ukamfata mu mugongo, uri marayika murinzi koko, uri inshuti nyanshuti. Nyuma yo kumva The Ben agira ati nawe inshuti zose zamvaho ntabwo uzigera umvaho, reka noneho twinjiye muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku kuboneza urubyaro ku bagabo. Ni ibitekerezo tugezwaho na Christelle Wikeza. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Rero muri aka kanya nk'uko mumaze kubimenyera, tugiye kubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Mbibutsa ko tugiye kwibanda ku bitekerezo mwatugejejeho ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo bakoresheje uburyo bwa burundu. Twihuse, Niyo nkuru yagize ati uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ni bwiza cyane, ati bizatuma abashakanye babyara aho bashoboye kurera. Uyu niyo yatwibwiye, afite nimero iherwa 929, yagize ati abagabo ntibakwiriye kugira impungenge kuko nanjye ndi umwe mu baboneje urubyaro kandi mfite ubuzima bwiza. Dukomeza, Byiringiro utaratubwiye aho aherereye, ati njye sinshobora kuboneza urubyaro, ati umugore niwe ugomba kuruboneza. Naho Uwiringiyimana Pascal uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora yagize ati kuboneza urubyaro ku bagabo nta kibazo kirimo, mu gihe mwabiganiro n'uwo mwashakanye mukabyemeranyaho. Uyu nawe niyo yatwibwiye, afite nimero iherwa 952, yagize ati abagabo bakuze badagikeneye kubyara babikora kuko byarushaho kuba byiza. Namwe mudukurikiye nabibutsa ko mu gihe
mutwoherereje ubutumwa mwajya mutwibwira mukatubwira n'aho muherereye. Dukomereze kuri Damascene uherereye i Kabuga aho yagize ati gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo yafasha imiryango gutera imbere. Naho Thomas uri ku Kamonyi ati ntabwo gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo mu buryo bwa burundu yakwizerwa. Iradukunda Maurice we ati kuboneza urubyaro ku bagabo bifungisha burundu si ngombwa. Ati hari n'ubundi buryo butandukanye bashobora gukoresha. Atariko nk'ababyeyi bagakwiriye kubyara abana bashoboye kurera. Nawe udukurikiye muri aka kanya ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe wifashishije nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0787581411 cyangwa se kuri 0788028232. Ushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook na YouTube aho wandikamo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye. Dukomeza Nyandwi Emmanuel urindera ati kuboneza urubyaro ku bagabo bifungisha burundu ni byiza kuko byafasha abashakanye kubyara aho bashoboye kurera. Reka duhinire kuri Dusengimana Matusera uherereye mu mujyi wa Kigali aho yagize ati byaba byiza nk'abashakanye bakoresheje uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro nko kwifata mu gihe cy'uburumbuke. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ibitekerezo mwadusangije tubihiniye aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Urakoze cyane Christelle. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, ibitekerezo byanyu akaba ari nabyo bitugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none cyagarutse ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu. Twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga ko ubu bushuti bushoboka ndetse ko budateza amakimbirane hagati y'abashakanye. Biterwa n'ukuntu ubundi ubushuti bwanyu n'ahantu bwari bushingiye n'ubundi nimba n'ubundi atari ibintu by'imico mibi muhoramo cyangwa iki ndumva nta hantu byabangamira umubano w'abashakanye. Twumvise kandi abandi nabo bavuga ko ubushuti hagati y'abashakanye ndetse n'ingaragu ahanini ari ubushuti busenya ingo. Urugero hari inshuti igomba kuba ikwihishemo uzi ko ari inshuti ariko yenda ikaba igamije kuba hari ibyigamije ku rugo rwanyu cyangwa ku mugore w'uwo muryango. Twumvise kandi Arcade Twunga Ubumwe agira inama abashakanye yo gukomeza kubagarira urukundo rwabo ndetse bakarurinda ibyonnyi mu gihe babonye ibyabangamira urwo rukundo bakabishyira ku ruhande. Ese umuntu iyo ashatse ni ngombwa ko areka inshuti yari afite mbere kugira ngo umuryango we cyangwa se urushako rwe rugende neza? Iyo wakunze uzinukwa ibiri bubangamire rwa rukundo nasobanuye haruguru. Washatse rero ahamagarwa gukunda uwo bashakanye kandi urwo rukundo rukaba ruzirana no guharikwa, rukaba rurangwa no kuzinukwa icyaruhungabanya cyose ibyonyu ukabigendera kure. Kubera ko rero mushakanye mutaziranye neza no gukekana bibaho, ugomba kumurinda iyo mpamvu zatuma agukeka. Nawe wari uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi. Ese utekereza iki ku bushuti hagati y'abashakanye n'ingaragu? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatuwe. Ndabashimiye mwese twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse kandi ko ikiganiro ejo mu gikurikira bigiye ku 104.3 FM ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Mwakoze kubana natwe, njye nitwa Nicole Giraneza. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri.
ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.